Abapolisi ntibongeye koroherwa n'ibyo bari baboneye mu muhanda. Njyewe narababwiye ko gahunda ari ya yindi. Iyi cano niyo usangaho amakuru yerekeye niba byagiye bibera muri iyi mihanda iba igiye itandukanye, ari impanuka ndetse ari n'izindi nkuru zidasanzwe ziba zagiye zigaragara muri uyu muhanda cyangwa se muri iyi mihanda iba igiye itandukanye igize iki gihugu. Aha ngaha rero naho mba nagiye mbikurikirana kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'uyu mumama wari utwaye iri gare waje kuba atungurana cyane, ndetse aba bapolisi nabo bakaza guhura n'akaga gakomeye cyane ko umwe muri bo yaragiye kugongwa n'uyu nguyu twavuga ko ari we wari utwaye iri gare. Byagenze ute rero? Aha ngaha ni hehe? Gusa kandi mbere y'uko nkomeza n'iyi nkuru ugomba kumenya ko aha ngaha ari mu gice cyo mu ntara y'Iburasirazuba. Ndaje mu kanya byose ngende mbikugezaho usobanukirwe akarere ndetse ugende unasobanukirwa neza ibi ngibi byose uko byagiye bikorwa n'uyu mubyeyi. Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe ugeze kuri uyu muyoboro aribwo bwa mbere. Icyo nakubwira ni kimwe, nuko wahita ukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo aya makuru nawe ujye ugenda uyakira mu ba mbere, kubera ko aba ari ingenzi kandi twese aba ari ugufashanya kugira ngo tujye tumenya uko igihugu cyacu cyagiye kijya mbere cyangwa se ibiba byagiye bikiberamo, cyane ko njye mba naragiye mfata icyemezo cyo kugenda mbagezaho ibiba byagiye bibera hirya no hino mu mihanda ibigiye itandukanye. Ndabizi uri kwibaza uti uyu byagenze gute? Gusa nyine nawe uri kugenda ubyibonera ko abantu benshi ku gitsina gore cyangwa se igitsina gore cya hariya muri iyi ntara y'Iburasirazuba, abenshi bazi gutwara ikinga cyangwa se igare matabaro. Uryita uko ushaka ariko umenye ko ari igare uyu nguyu yari atwaye rwose ubwo yaragiye mu mirimo ye ya buri munsi asanzwe akora, nk'uko bagiye batubwira ko uyu nguyu akora akazi k'ubuhinzi. Ubwo nyine birumvikana ko yari agiye aha ngaha mu kazi ke rwose nk'ibisanzwe ahetse n'umwana, nibwo byaje gutungurana ahuye na polisi cyangwa se na traffic police mu bintu atatekerezaga, cyane ko iyi mihanda n'ubundi inshuro nyinshi iba igiye aba ari n'iy'ibyaro. Inshuro nyinshi n'ubundi ngo polisi ntabwo zikunze kuhagaragara, ariko kandi kubera ko umuntu utwaye igare nta perima abazwa, nta provisoire, yewe nta n'ibindi bintu birenze umuntu utwara igare abazwa, usibye nyine ba banyonzi babikora bya kinyamwuga. Nagiye mbona inshuro nyinshi babwira abayobozi babo, ubwo nagiye mbona nyine baba mu makoperative bavuga ko batishimiye kiriya cyemezo cyo kuba bataha saa 12, ariko polisi yo yafashe kiriya cyemezo kubera ko hagiye hagaragara impanuka zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu, kubera ko igare murabizi ko nta tara rigira, nta feri twavuga ko ziba zizewe ku buryo ihuye n'ikintu runaka yafata feri mu buryo butunguranye. Uyu mumama rero bivugwa ko yitwa cyangwa se amazina ye akaba yitwa Liberata, nk'uko byaje kuba bitangazwa na bamwe baraha hafi batubwira bati uyu nguyu n'ubundi asanzwe ajya mu kazi ke ahetse umwana ndetse anatwaye igare, ariko nyine polisi yaje gutungurwa no kubona uko yaritwaraga, bigaragara ko bishobora gushyira ubuzima bwe ndetse n'ubw'uwo yari ahetse mu kaga, ari naho polisi yamuhagaritse guhagarara nyine biba ikibazo, ari naho yaje gushaka kugonga umwe muri abo bapolisi, nuko nyine undi ati karabaye noneho.
ibi byo noneho turamenya tubishyira mu kihe cyiciro, uyu turamwandikira iyihe konterevasiyo, nyine byavugishije benshi ariko kubera ko byari bikozwe n'uyu munyonzi noneho by'umwihariko atari na wa munyonzi ubikora bya kinyamwuga, ni wa muturage nyine uba wigiriye mu kazi ke gasanzwe, deporasoma ye cyangwa se ka kandi gashobora kuba kamudeporasa kakamugeza aho agiye vuba, hari akagare birumvikana ubwo hari igihe ahita afatiraho, ari nabyo byaje gutuma nyine uyu mama afata feri bitunguranye guhagarara bikanga, ari naho nakubwiye ngo aba bapolisi bahuye n'akaga katoroshye, ndakubwira ngo uwo nguwo ubona rwose hafi y'iryo gare we yaragiye kugongwa naryo habura gatoya, nuko kubw'amahirwe nyine ryaje guhagarara ariko rihagarara nyine bigoranye, ari naho uyu yaje kuba anaganirizwa abwirwa ko gutwara igare muri ubu buryo abonywemo cyangwa se muri ubu buryo bamubonye bidakwiriye ku muntu w'umubyeyi, noneho by'umwihariko nk'uyu nguyu wari uhetse n'umwana. Byaje kubwirwa uyu mugore nyine, gusa nyine kubyumva byagoranye kubera ko inshuro nyinshi uba usanga nk'iyo bakerewe birara cyangwa se ugasanga bari gutwarira igare hejuru ku buryo ushobora gusanga ejo n'ejo bundi byagenda binateza impanuka za hato na hato, nubwo ngari ahantu ho mu cyaro ibi bakwiye kwitwararika ngo kubera ko inshuro nyinshi bakunze kumenya ko polisi ibi ngibi by'amagare itabyinjiramo cyane cyane, noneho abangaba bakorera mu cyaro badakwiye kwitwara uko bashaka. Ubwo birumvikana rero, ubwo habwirwa benshi hakumva bene yo, niba hari abandi bantu bashobora kuba batwara igare nk'uyu nguyu waje kuritwara hubuhubu ndetse akaza no guhura na polisi mu buryo nabwe atari yiteze, ariko ntiyanabitinzeho cyane kubera ko nta na rimwe arahagarikwa n'umupolisi ari ku igare cyangwa se atwaye iri gare nk'ibisanzwe ngo babe bamubaza ibyo yabajijwe uyu munsi. Ndabizi uba wibaza uti aha ngaha hari hehe? Aha ni mu ntara y'Iburasirazuba nk'uko natangiye mbikubwira, akaba ari mu karere ka Bugesera, ahasanzwe harahariwe icyanya cy'ubuhinzi bugiye butandukanye, ari naho uyu mubyeyi n'ubundi yerekezaga avuye mu rugo iwe yerekeza mu murima nk'ibisanzwe. Gusa nyine yaje guca bugufi nk'umuntu wari uri mu makosa, asaba imbabazi avuga ko bitazongera, ndetse n'abandi bitwaraga nk'uko yari yitwaye yabagira inama yo kubyihorera bakajya abubahiriza amategeko agenga ibinyabiziga cyangwa se agenga imikoreshereze y'umuhanda, kabone n'ubwo bitakwitwa ko ari muri kaburimbo, kubera ko ngaha kubera ko ngaba ari mu cyaro inshuro nyinshi ngo uba usanga amategeko agenga umuhanda atubahirizwa kubera ko ngo ni imihanda y'ibitaka, ariko ngo ibyo ntabwo byakabaye urwitwazo. Ubwo reka nizere ko rero usobanukiwe neza iby'iyi nkuru, navuga ko ari inkuru ibidasanzwe naho biba byagiye bibera. Ubwo reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye cyane, wowe tuba twatangiranye iyi nkuru nkubwira ngo amakuru yacu yo aba ari akagaruka, nkushimira kuba wemeye kuma time yawe ukagezwaho aya makuru nanjye. Reka tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Asante sana.